Tibajum umusaza wawe arananiye pe arananiye rwose ariko mwihorere ububa abonwa n'uhagaze nyine nta kundi no kwihangana niko zubakwa rega umugabo umva nzamuha keya zose zishoboka ku buryo atazigera atekereza umukobwa cyangwa se umugore wa mukobwa uransekeje umugabo ni nk'injangwe niyo wagura inka ikagikamwa amata ariyo y'iyo njangwe yonyine n'ubundi bishatse yigira inturi ikagenda urumva abagabo ariko bajya bavuga ngo ibati iyo urisakaje nabi ubisanga mu baturanyi barubizi ubwo se ushatse kuvuga iki wowe uzabikurikirana rero reka kumbwira amagambo yose kuko abagabo wowe uracyari muto nturabamenya sikagarewe umugore ni uwa siterese gusa umenya amafaranga namukoreye nkayiguramo ikiradiyo nkajya yicuranga ahangaha nijyanire gusa nk'ubu mbona uwabaroze wagira ngo ntiyakaraze kuko abashuti banjye bashatse njya mbona babana ku miguru umva ntibazagushuke nta ngoma itagira abubu urumva kuva na kera byahozeho niko zubakwa urumva njyama kumanwa neza nkabura ibitutsi ahubwo nkitekereza neza ahubwo kira nampamagaye Hello Meze bite shushu nje wawe rero nje kubasura nje kureba aho mwimukiye mapanzi nyine yambwiye ngo nze kuza kureba aho mwimukiye ubwo nyine ndi mu nzira nza ndi no hafi y'iwawe ahubwo genda ujya kumureba atagira ngo hari ibyo turimo kuko nabo bagukeneye nabyo banyeneye kumureba n'inshingano zanjye ariko kunyenera ko ntabwo igicucu bimeze bite mukunzi wajya uza tukirindagize rwose wabonga tukirindagize pe sawa sawa gusa nyine ihangane reka kurira sinakubwiye musaza nabyumvise ihangane ihangane mwihorere rwose ubwo byagenda gutya
kureba ibintu uba wisize ku muntu. ahubwo wowe wajya ugira ugafata fusheri ukitera no ku make-up ugasa neza nk'abandi. Ubwo se umugabo wanjye abonye nisize ibyo bintu. Erega kuba ufite umugabo ntabwo bivuze ko ari ukwicupiza. Karibu. Karibu. Amakuru ni sawa ko watinze. hasi cyane. Karibu. Hari insuku mbeshya. Ntabwo nakubeshya ko bizi nyamujya mubasha mufanzi. Ese ko wanyanze. Shani iminsi maze iminsi ndi bize cyane iminsi. Ko se niyo haje abashyitsi uguma muri inzu. Abahe bashyitsi? Ibyo nibereye. Umva shamani. Ngize Imana asanze nabizunga hari. Reba shirika nzije kumureba uzamusuhuza. Sawa. Hose kibaje ko twanze. Nase mwe mwaradukunze. Shamana. Njye nzo hano kubasura ngasanga udahari. Hari ibyo mba ndimo. Nase ko tukiza kudusura mu rugo. Byagenze bite? Mba mfite byinshi byo gukora. Shano ubona umwanya uzadusure. Okay, nta kibazo. Nani se wowe amakuru yawe? Nanjye ni meza. Ndabona umeze neza. Twabonye umushyitsi rwose. Surprise! Mushuti wanjye. Niwe. Kwemuka wajya wesha agaciro. Gute se kandi? Ubu rero uje wahenereje n'ubuntu bw'ubujipo utamenya ubwoko bwabwo uje gusura. Uzi ko hano ari mu rugo rw'umugore n'umugabo buriya? Se sheri wagiye ureka. Yandaka? Kubwira inshuti yanjye gutya ariko ujye wibuka ko nari inshuti twaruhaye. Niyo inshuti ngirina nta wundi muntu nzi na. Areka sijye mukuntu nyine nawe kiyambitswe rero. Uje kigeze kihenerejwe ubuntu kende ki. Oya. Umva woje gusiga ngenda mu. Twagira ngo Urumva neza. n'urwe. Tugenda jya kwereka icyo mukora cyo. Fakushinzi. Ese ubundi ntubona wowe ukuntu kari kaje kwiyambitswe? Ubundi ari waje wiyambitswe ute? Ese wagira ngo urugo n'urwawe? Yewe. Kimuga cyasetse urujyo. Ushatse kuvuga iki? Ubwo se urambaye? Ntambara. Erega hano ngende kwa musaza wanjye. Wowe ugomba kuza nk'umushyitsi. Ni uburenganzira bwanjye kwambara ibyo nshaka no mu gihe nshaka. Ariko wakigorewe wajya ugira ubwenge byorosa wakijije we uramuhirimbiri utazi no kwigira inama uje wambaye ubuntu bw'impene utamenya ubwoko bwabwo niba waruzanye muri urugo muvugana muramvuganga ko mu bagore ngibi ubwo bucucu ufite rero ubwo bumaramara ufite ariko ubwo rutwa rwawe Ndikimara se. Ndikimara rero iriya ndaya nzonga kwibona ahangaha ubimenye unabimenyere yamijimbi nzaye kubitana uwe hano twese mba ariko bizureka mubaze we kitajyuma agaciro bize kunsebyereza imbere y'abantu ubwo se ugenda nuriye mu nzira batanire kuvuga ko nashatse kiraya nkacyo ukansebereza n'imbere mushiki wawe uragira ngo agasuzuguro nsuzugura nawe ariko azajya nsuzugura uba waherewe utisuzugura se none se ko inshuti yose ngize muri uru rugo uyirukana ubundi ubugira ngo mbeho ndi nyakamwe kamwe ku kitanya wacu jeje reba gusa uriya n'umukobwa warusanye mu nzu ntabwo ni ikintu kitagira aske nigendere kandi tumwekije iyo ngaruka nkamusanga urambwira yiba ubwo rutwe rwawe rutumva kimura jeje ariko mwana kuki wamaye umugabo nk'uyu
mfite Simana nakoze igikoko nacumuye ikigo cyari Nananiwe Mana nananiwe Mana nananiwe uko kwihangana bitera kunesha nihangane umva ko ndi sire y'umujyi iyi ndenze uno mujyi tuzabasha kubanamo tukasanya agapira mbonye yo mungana iyo ngiyo inyuma mu bitanga agenda asohoka yagiye ariko ikibazo cyane turakemeje ariko ufite umugore winjiye nikijije ni ukuri umusizi igisizo kirimo kugitunganya mu cyumba ikije kigatubona ntabwo cyatubona reka nzabibare none se shani fresh uko ari twagiye amafuzi watubonye njye kugenda kunsanga Ndisanga gusasa neza ngabura ariko nezerewe. Njye kwiganiriza inshuti yanjye, ko nagize ubu cya kigabo cyanagiye.